akarere ka Rutsiro ni kamwe mu turere tugize intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Akarere ka Rutsiro ni akarere gafite ibyiza nyaburanga byinshi. Akarere ka Rutsiro gahana imbibi n'akarere ka Rubavu, akarere ka Karongi, akarere ka Ngororero, akarere ka Nyabihu gafite ibyiza nyaburanga. Muzaze murebe, hari ishyamba rya Gishwati, ishyamba rya Mukura, ikiyaga cya Kivu. Muzaze murebe imisozi ya convention y'icyayi, biratangaje. Wowe utaragera mu karere ka Rutsiro, ngwino urebe ibyiza nyaburanga biri mu karere ka Rutsiro. Ahangaha naho twerekanira ibyiza nyaburanga byo muri aka karere. Hano ni ku ishyamba rya Gishwati. Ahangaha tugeze ni Rutsiro, mu karere ka Rutsiro, mu ntara y'Uburengerazuba. Twasuye byaye mubona tugaragaza ku mafoto, hariya hose imisozi myiza cyane. Ni icyayi cy'abaturage, ni igihingwa ngandurabukungu gikoreshwa kugira ngo abaturage bahuze ubutaka, bahinge, bivane mu bukene hakoreshejwe kino cyayi. Ubu rero abaturage b'inaha bose, nta muturage ushonje, nta muturage ufite ikibazo, kubera kuko icyayi kirahari, kirera kandi gifite abakiriya mu gihugu imbere ndetse no hanze, kiraryoha cyane. Akarere ka Rutsiro niko usanga kagabana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kiyaga cya Kivu. Hari amahoteli meza ari ku rwego rwo hejuru, hari inganda zitandukanye. Umva, umuhanda Kivu Belt abanyarutsiro bawise Golden Road kubera ko wabaye nka zahabu kuri bo, wabaye zahabu. Ibyo byose twabigezeho kubera inkotanyi y'ikirenga Paul Kagame, Perezida wa Repubulika, niwe watugejejeho ibi byose. Umutekano mu gihugu hose, cyane mu Rutsiro. Nimuze musure Rutsiro, murahasanga ibyiza bitandukanye. Welcome. Abadahigwa mu mihigo, imihigo twayigize intego. Abadahigwa mu mihigo, imihigo twayigize intego. Ho!